Reka twongeye tubifuza kugira ibihe byiza kandi twongeye tubahe ikaze kuri channel yacu Rugero TV and Radio Official. Amahoro Imana kuri mwe mwese, nizere ko mukomeje kuba amahoro kandi Imana ikomeje kubarinda. Uyu munsi mu kiganiro cyacu The Gospel Hub ni ikiganiro gishya tugiye kujya tugeza amakuru atandukanye, ibibera mu nsengero, ibibera mu bahanzi, bivugwa mu bahanzi muri gospel, muri sport, ariko bifitanye isano na gospel, byose tuzagenda tubigarukaho. Ariko uyu munsi reka tugaruke ku biri kubera mu nsengero hirya no hino ku isi. Duhere mu gihugu cya Zimbabwe, aho guverinoma ya Zimbabwe irimo irashaka ko insengero noneho nazo zishyiraho icyo bita sound proof, uburyo bwo gukumira amajwi kugira ngo adakomeza kubangamira abandi. Guverinoma rero ya Zimbabwe nkuko na hano mu Rwanda byigeze gusabwa, nayo irifuza ko amadini n'amatorero agaragara kuruta uko yumvikana. No kuvuga ngo uko agaragara cyangwa se uko yumvikana urusaku rwayo ujye hasi, abantu bakomeze kuba bayumva, ariko urusaku ntirube rwinshi ngo abantu bayumvishe urusaku gusa, ahubwo bigaragara ko itorero rihari ariko urusaku rugumemo indani mu rusengero. Ibi rero ibishaka kubera ko amadini yose ahari, bivugwa ko hirya no hino mu bice byo muri Zimbabwe insengero zabaye nyinshi, ariko kandi n'urusaku ngo rukomeza kuba rwinshi rukabangamira ingo z'abaturanyi b'izo nsengero. Bikaba bivuga ko rero ishaka ko amadini yose akora mu duce dutuwe ashyiraho uburyo bwo gukumira amajwi, urusaku, kugira ngo bigabanyirize urusaku rusohoka rujya kubangamira abandi. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi ry'ubutaka n'iterambere muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'imirimo rusange, Bwana Shingirai Mushamba. Ibigo rero by'imyidagaduro n'ibigo bya club, ibyo dukuvuga kwita night club cyangwa se aho basohokera nijoro, nabyo tubyita ko ari ibigo by'imyidagaduro ya nijoro, byose byamaze gushyirwaho aya mabwiriza. Byongeye kandi amategeko y'ibyo bice ya buri gice cyangwa se buri quartier cyangwa se imirenge, niko navuga, yamaze kuba yemezwa kugira ngo ibyo bishoboke. Ikibazo cyo kubahiriza amategeko kiracyari ingorabahizi muri Zimbabwe, aho abaturage benshi bavuga ko ubutabera ari ibiri mu bitekerezo gusa aho kuba ukuri, kandi kubahiriza amategeko bikomeje kuba bike kandi bidashyize no mu gaciro. Aha biravugwa ko abaturage aribo bakomeza gusaba ko ibyo bikorwa byashyirwa mu bikorwa byo kuba mu magambo gusa no kuguma mu bitekerezo. Hagati aho ariko icyo gikorwa, Mushamba avuga ko sitasiyo z'ibikomoka kuri peteroli zitazongera kwemererwa nazo gukora mu duce dutuwe. Impamvu nuko zira modoka zazo nazo ziza zizana ama essence ziza bwije zikabangamira abaturage mu duce dutuwe. Rero bakaba basaba ko sitasiyo nazo zitazongera z'ibikomoka kuri peteroli zitazongera kwemererwa gukora mu duce dutuwe, keretse gusa ari igice cy'ikigo cyemewe cy'ubucuruzi. Nkuko byemejwe rero n'itegeko rya 12 ryo mu mwaka wa 2007, essence na mazutu byashyizwe mu byiciro by'ubutabire, kandi umuntu asabwa uruhushya rwo kubijyana no kubibika. Guverinoma rero ya Zimbabwe yifuza ko amadini agaragara kuruta uko yumvikana. Bivuze ngo ibyapa bigaragare, abantu bumve ko amadini ahari agaragare rwose, ariko ibikorerwamo bigumye mu nsengero ntibisohoke, hakorwa uburyo bwose bwakumira urwo rusaku. Ikindi kandi guverinoma ishaka ko amadini yose akorera mu duce dutuwe ashyiraho ibyo byuma bibuza urusaku nk'uko twabivuze haruguru. Rero iri tegeko rya 12 ryo mu 2007 twabivuze ko lisansi n'amazutu byashyizwe mu byiciro by'ibinyabutabire, ubwo nabyo nibyongewe muri rya tegeko. Reka twihute tugende tujye mu gihugu cya Ghana. Mu gihugu cya Ghana naho haravugwa inkuru y'umugore watawe muri yombi ubwo yageragezaga gushaka gutwika urusengero. Twavuga ko ari icyumba cy'amateraniro cyangwa se urusengero babita Grace Mountain Chapel, akaba iyobowe na Pastor Elvis Agemange.
uyu nguyu akaba asanzwe afite gahunda yitwa Alpha Hour, ni abasaha basengeramo ya hakiri, navuga ngo yo mu rukerera, nibaza niba atari muri amasaha abantu baba bagiye kubyuka, bakaba ariho bakora iyo cyo bita Alpha Hour. Rero iyo saha ya Alpha, reka mbivuge gutya mu Kinyarwanda, ni aho hantu ibihakorerwa birumvikana hanini baba bari no gusenga. Ibyo byabaye rero ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 9 Gashyantare, mu gihe abantu bari batuje mu nzu y'amateraniro. Bivugwa ko rero uwo ukekwa ko yarimo yigira nk'usenga, abantu babona amashusho murayabona hano, yarimo arigira nk'uri gusenga, ariko amashusho afashwe na televiziyo agaragaza neza afite ibyo arimo arasuka bimeze nka essence cyangwa se ubundi buryo, ariko bishobora guteza gushya, ndetse aza no gufata umuriro ashyiraho ku ntebe ziri hafi y'igicaniro mbere yo kuzitwika. Bigaragara ko intebe zari zamaze no gutangira gushya. Uyu mugore yaje asa nk'uje kuhasengera abantu bakagira ngo arimo arasenga mu gihe arimo aramena, niba ari essence, abareba video murabibona, ntabwo tuzi niba ari essence cyangwa se ari petrol, ariko ikigaragara essence ni ifata umuriro vuba. Nyuma aza gushyiraho umuriro. Agishyiraho umuriro rero abashinzwe umutekano wo muri urwo rusengero bahise batabara byihutirwa, baramuhagarika ndetse baza no kuzimya. Nyuma rero polisi yaje kumufata. Amahirwe nta muntu n'umwe wahakomerekeye kandi nta n'ibyangiritse cyane, usibye intebe zari zitangiye gufatwa n'umuriro. Ibyo rero abategetsi bataravuga, polisi ntabwo iravuga impamvu ya yabiteye, ariko dushobora gutekereza mu buryo bwisumbuye ku mpamvu zishobora gutuma abantu batwika inzu y'idini. Ibi ntibivuze ko ibikurikira ari byo bitera muri urubanza rwihariye, ari byo twashira muri urubanza rwihariye rugiye kuba rw'uyu mudamu, ahubwo n'ibitekerezo by'isesengura. Icya mbere ni uko icyaha kiba ari bwite. Ushobora gusanga umuntu rimwe na rimwe yibasira inzego kubera amakimbirane bwite, urugero ibibazo by'umuryango, amakosa abonwa mu bindi bihe hirya no hino ku isi. Abantu bagiye batwika ibintu bitewe n'ubwumvikane buke bafitanye n'umuntu ufitanye isano n'ahantu basengera. Urugero, harashobora kuba uyu mugore afitanye ikibazo na pasiteri wawo cyangwa umukristo wawo, akumva icyo yakora ari ukugenda akaba yajya kuhatwika. Kandi twavuze ko tutazi impamvu, gusa turavuga ibishoboka. Impamvu bwite z'umuntu, icyaha bwite, umuntu akumva ko hari kubera ko afitanye ikibazo n'umuntu aho hantu, akumva yajya kuhatwika kugira ngo akureho. Indi mpamvu ni impamvu y'ubuzima bwo mu mutwe. Umuntu ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, akaba yakora ibitumvikana, ibintu bidasobanutse. Urugero, bavuga ko hari abavuga ko baba babonye yerekwa cyangwa ubutumwa buturutse ku mbaraga z'ikirenga, akavuga ati ngewe numvise ijwi rimbwa ati genda utwike hari ahantu. Nabyo bikaba byashoboka ko yabikora, cyangwa akavuga ko yoherejwe n'Imana kujya kugira ngo ahatwike kubera ko urwo rusengero wenda yumvise ko harimo indi myuka mibi. Ibyo bijya bibaho. Impamvu ya gatatu ni ukuba umuntu ashobora kwigaragambya cyangwa kurakarira urusengero bitewe n'ibyo baba baramukoreye. Ahangaha twavuga ko ashobora kuba yifitiye ubukene, akumva inyigisho zabo wenda bamuriye amafaranga n'urugero. Ibindi bishobora kuba byaba nk'ibitekerezo wenda, cyangwa akagira uruhare mu mibereho y'abaturage. Umuyobozi akaba yagira ikintu kitari cyiza. Hari impamvu nyinshi. Ibyo rero bikaba byafatwa nko kwigaragambya, wenda akaba yagira kuhatwika. Indi mpamvu ya kane ni intego y'ubuzima y'ubugizi bwa nabi idafite aho ihuriye n'ingengabitekerezo. Gutwika bishobora no gukoreshwa mu guhisha ikindi cyaha, kwangiza umutungo kugira ngo umuntu agire amafaranga cyangwa amarangamutima yo kwihorera, cyangwa gukora ibintu biturutse ku bushake cyangwa ku burakari nta mpamvu zimbitse z'ibitekerezo. Bivuga rero ko muri kino gihugu cya Ghana ni hamwe mu hantu haba insengero nazo zitandukanye, ariko zikunze kuberamo ibintu bitangaje. Aho ushobora gusanga hari urusengero abapasiteri bakurwamo inkweto ubundi Ghana na Afurika y'Epfo ni bimwe mu bihugu bikunda kuberamo udushya tw'abapasiteri, cyangwa se mu nsengero hakaberamo udushya dutandukanye. Uyu mugore kugeza ubu ntabwo biremezwa ko yari asanzwe ari umukristo waho, gusa yaje abantu bashinzwe kuharinda bamubona nk'umuntu uje gusenga. N'igihe harimo amavideo amufata, kamera zamufashe zigaragaza ari kumena ibimeze nka essence, ariko mu by'ukuri nta n'umwe wari uzi icyo izo essence zarimo, niba ari essence yamenaga, ahubwo bagiraga ngo arimo arasenga
ushaka kurushaho kuba ufite amazi y'umugisha ukaba uri kumena cyangwa ukaba ukora ikindi kintu. Bityo rero intebe zimwe zimaze gufatwa nibwo abashinzwe umutekano bahise birukanka bajya no kumufata. Birashoboka ko bafite n'ikibazo cyo mu mutwe. Bityo rero twavuga ko mu biri kubera mu nsengero ariyo makuru mu gihugu cya Zimbabwe twagarutseho, tuvuga n'amakuru yo muri Ghana, hose ni ibijyanye n'insengero. Twavuga muri Zimbabwe uburyo insengero zaho zatangiye gusabwa gushyiraho uburyo bwo kurinda kurusaku rusohoka, ibyo twita soundproof, ndetse byaje no mu itegeko mu buryo bwo kugira ngo barinde abaturanyi. Binavuga ko ibyo bisabwa ku nsengero ziherereye mu duce dutuwemo cyane. Hanyuma muri Ghana twavuze uyu mugore watawe muri yombi agerageza gushaka gutwika urusengero rwitwa Grace Mountain Chapel. Kiliziya ni urusengero ruyobowe na Pastor Elvis Ayamenga Agemange, washinze icyitwa Alpha Hour, nk'uko nabwiye ko ari isaha abantu basenga, ariko ngo iba ariyo mu rukerera, ngira ngo niba ntibeshye y'amasaha ya saa 9 gutyo saa 8 abantu baza gusengeramo. Reka rero mbashimire mwese mudukurikiye kandi bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, nakagaruka Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Dusubire mu bindi biganiro mu masaha ari imbere. Ciao ciao.